niho hantu ubu ngubu ku isi hateye ubwoba kurusha ahandi. Uretse no kuhagera, iyo uhatekereje uhita ugira ubwoba. Amato, indege, abantu, byose birahatikirira. Ntawujyayo ngo agaruke. Amaradiyo, ibiranga, amerekezo byose, iyo uhageze birekera gukora. Ndetse bamwe bajya bemeza ko bahabonye ibyogajuru by'ama alien. Ushobora kuba wabiketse ko ndi kuvuga triangle ya Bermuda. Nibyo ntiwabyishe. Ariko ntago ariho ndi kuvuga honyine. Ndi kuvuga utundi duce 10 tw'amayobera aho ibintu byose navuze haruguru bibera. Ese ahantu ni habayeho gute se? Byose urabisobanukirwa muri iyi video. Ariko mbere yuko dukomeza, kora like na subscribe kugira ngo ujye ubona n'izindi video nziza nk'iyi byoroshye. Ubundi ibibazo nk'ibi ku hantu h'amayobera, umuntu ari kuzabidusubiza neza ni Ivan T. Sanderson. Yari umwanditsi ndetse akaba n'impuguke mu binyabuzima, biology, ndetse akaba umufana mu gushaka ibintu nk'ibi by'amayobera mu myaka ya za 50 na za 60. Niwe muntu wazanye izina rya Viral Vortices, ryiswe ahantu habera ibintu benshi badashobora gusobanura nk'indege n'amato bihaburira n'ibindi. Mu bushakashatsi bwe yabashije gushyira kuri map ahantu 12 habera ibi bintu by'amayobera. Ariko icyaje gitunguranye cyane nuko 6 muri ho haza hatondetse ku murongo umwe mu majyaruguru ya Equateur, ndetse n'ahandi 6 ku murongo umwe mu majyepfo ya Equateur. Ahaza ku mwanya wa mbere ni triangle ya Bermuda. Triangle ya Bermuda urebye niyo yamamaye cyane ugereranyije n'utundi duce dusigaye. Triangle ya Bermuda ndetse bamwe bajya bayita mpande 3 za Sekibi. Hamaze imyaka magana n'amagana harabaye amayobera kuri benshi. Bermuda yamamaye cyane mu kinyejana cya 19 kubera ibyabaye ku mato ya Rosalie na Ellen Austin. Ubwato bwa Rosalie bwasanzwe nta muntu n'umwe burimo, kandi bigaragara ko nta kintu bwabaye. Ubwato bwa Ellen Austin bwohereje abajya kureba icyabaye, nabo ntibagaruka. Urutonde rw'amato ndetse n'indege zaburiye muri triangle ya Bermuda rwo ni rurerure ndetse rurakiyongera. Ese niki kibera muri aka gace gahuza umujyi wa Miami, San Juan n'ikirwa cya Bermuda? Uretse inkuru zidafitiwe gihamya ko haba hari icyobo kinini ndetse n'amarembo agana mu nda y'isi, aka gace ka Bermuda ubundi kabamo gazi metani nyinshi benshi mu bahagenderera badashobora kubona, ndetse bigakekwa ko ariyo yaba yica abantu. Ariko nanone kuba nta kimenyetso na kimwe gisigara nicyo kintu gicanga benshi. Ku mwanya wa kabiri haza the Algerian megaliths. Izi megalith ubundi cyari igituro bashyinguragamo abantu mu gihe cy'ubwami bwa Zinc, bamwe mu bagize civilization zikomeye zabaye kuri uyu mubumbe. Megalith ni inyubako zitangaje zerekana ubuhanga bw'akataraboneka aba bantu bari bafite, ku buryo babashije kubaka inyubako nk'izi mu gihe tekinoloji yari itaranatekerezwa. Iyo bigeze none ahantu bashyinguye abantu, ibintu bihita bihindura isura. Kugeza n'uyu munsi umuntu wese ugeze muri aka gace, yaba ari n'amaguru cyangwa n'indege, ntashobora kugaruka. Ndetse ibikoresho ndangamerekezo nka compass iyo bigeze muri aka gace bihita bita control, kimwe n'ibindi bikoresho bya electronique. Bamwe mu batangabuhamya bemeza ko aha hantu hashobora kuba hari imyuka idasanzwe kandi ifite imbaraga izwi nka aura, ku buryo iyo umuntu ahageze idashobora kumurekura. Ku mwanya wa gatatu haza Mohenjo-Daro. Iyi site y'ubushakashatsi iherereye muri Pakistani, bivugwa ko yabayeho muri civilization yo muri Indus Valley, yabaye mu myaka 2500 mbere ya Yesu. Nkuko byari bimeze muri Algeria, abantu ba hano nabo bari bateye imbere, cyane cyane iyo byageraga mu kubaka amazu no gutegura imijyi. Igitangaje kurusha ibindi nuko nta muntu n'umwe waba uzi irengero ry'aba bantu. Bimwe mu bice by'imibiri bagiye bahasanga bigaragaza ko abantu bari bahatuye bashobora kuba bose barapfiriye rimwe, cyangwa niba hari icyabahitanye kikaba cyarabahitaniye rimwe. Bamwe mu bashakashatsi bakeka ko baba barahitanywe n'ikiza, barishwe n'abantu bitwaje intwaro baturutse mu bundi bwami bari baturanye, cyangwa benda barahitanywe n'ibigirwamana byabo, ntawamenya. Ku mwanya wa kane haza the Dragon's Triangle. Iyo ukomeje ukagenda iburasirazuba uvuye Mohenjo-Daro ugera kuri iyi triangle y'isi ya Drago, the Dragon's Triangle. Ndetse hari benshi bahita the Devil's Sea, bivuze inyanja ya Sekibi. Ikintu gitangaje cyane kuri aka gace nuko gafite umujyi munsi y'inyanja. Uyu mujyi ukaba warahawe izina rya Japan's Atlantis. Uyu mujyi ukaba ugizwe n'inyubako zitangaje cyane,
zigizwe n'inkingi zubatse neza cyane ku buryo buri nguni ipima dogere 90 zuzuye. Uwagerageje koga ngo agere muri uyu mujyi ntiyagarutse. Ndetse aha hantu hari igitiye indege nyinshi ndetse n'amato nk'uko bigenda muri triangle ya Bermuda. Guverinoma y'Ubuyapani ibuza buri muntu wese ugerageza kwegera aha hantu. Ku mwanya wa 4 haza The Hamakuriya volcano. Ikirunga cya Hamakuriya ni ahantu hateye ubwoba cyane, kikaba giherereye muri leta ya Hawaii ho muri leta zunze ubumwe za Amerika. Abagituriye baracyubaha cyane ndetse bamwe bizera ko cyaba gifite imbaraga zidasanzwe. Ikintu kidasanzwe muri aka gace nuko iki kirunga kirekura ingufu zidasanzwe z'amashanyarazi, ndetse hari n'umutangabuhamya uvuze ko yiboneye indege iburira muri aka gace. Ku mwanya wa 6 haza Easter Island. Iki kirwa giherereye munsi y'umurongo wa ekwateri, ni kamwe mu duce tutigeze duturwa n'abantu mu gihe kirekire, kikaba giherereye mu gace ka Polynesia. Iki kirwa niho hasangwa stati 900 za Moai zubatswe n'abantu bitwa Rapanui. Stati nini muri zo ikaba ipima toni hafi 90. Igikomeje kuba amayobera kugeza n'uyu munsi ni uburyo abantu babashije kubaka stati nk'izi ndetse bakazishyira ku murongo umwe mu gihe cy'imyaka 100, kuva mu 1400 kugeza mu 1650. Hari bamwe bakeka ko wenda byaba byarakozwe n'ama-aliens. Gusa hari inyandiko nyinshi zagiye zijya hanze zigerageza gusobanura uburyo aba bantu barapanui baba barubatse izi stati. Ku mwanya wa 7 haza The South Atlantic Anomaly. The South Atlantic Anomaly ni igice cy'isi aho ingufu za radiation zikoresha nta control. Abastronaute bagerageje kuhegera ngo barebe ibya bihabera. Byabagizeho ingaruka cyane nko kumva no kureba ibintu bidahari. Ndetse n'amasatelite nta nimwe igibasha gufata ifoto igaragaza neza icyaba kibera aha hantu. Bamwe mu bantu bemeza ko aha hantu hashobora kuba hari amarembo manini ajya ahandi hantu, ariko impuguke mu bya siyanse zo zifite ukundi kuntu zibisobanura. Bavuga ko aka gace gaherereye mu gice cy'uburasirazuba bwa Amerika y'Epfo ariho rukuruzi y'isi ifite imbaraga nke kurusha ahandi hose ku isi. Akaba ari byo bishobora gutera umuvuduko udasanzwe wa za radiation, kuko nta mbaraga ziba zihari zo kuzikurura ngo zihame hamwe. Ku mwanya wa 8 haza Great Zimbabwe, aha hirya muri Afurika. Uyu mujyi utangaje wo muri Zimbabwe ni umwe mu yifite amateka maremare kuko wabayeho kera cyane, ndetse bikaba bivuga ko hari hatuye abaturage basaga 20,000. Ariko ubu nta muntu n'umwe uharangwa, habe n'uwo kubara inkuru y'icyaba cyarahabaye, kandi bigaragara ko nta ntambara cyangwa ikindi kintu cyatuma abantu bari bahatuye bimuka. Ikindi kintu gitangaje cyane kuri aka gace ni uko kari gateye imbere cyane mu buryo bwose, haba mu myubakire ndetse n'imibereho, bitandukanye cyane n'uko ibindi bice byo muri Afurika byari bibayeho muri icyo gihe. Ku mwanya wa 9 haza Watton Basin. Aka gace gaherereye mu burengerazuba bwa Australia mu nyanja y'Abahinde, nako kari mu hantu h'amayobera ku isi. Aka gace kaberamo imitingito myinshi cyane, aho umwe uza uherekejwe n'undi, ndetse ubushakashatsi bugaragaza ko nta kintu gifatika gitera iyi mitingito. Bamwe bakeka ko wenda ubutaka bw'aha hantu bwaba buri kwicamo ibice bikaba ari byo bitera iyi mitingito, ariko ikidasobanuka neza ni uburyo hari indege zimwe na zimwe zagiye ziburirwa irengero muri aka gace. Ku mwanya wa 10 haza North na South Pole. Utu duce twose tuba ku mpera z'isi, kamwe mu majyaruguru akandi mu majyepfo, ariko dufite ibintu byinshi duhuriyeho, harimo ubukonje bukabije ndetse n'abantu bahajya ntibagaruke. Kuri North Pole hari itsinda ry'abantu 129 ryahatembereye, bose baburirwa irengero. Imirambo yabo yaje kuvumburwa nyuma y'imyaka 150 baburiwe irengero. South Pole nayo ifite amayobera yayo, kuko bamwe mu bashakashatsi bo muri Antarctica bahavumbuye bimwe mu bisigazwa by'imibiri bikeka ko ari y'ibivejuru alien. Ubu noneho tumaze kureba uduce 10 tw'amayobera kurusha utundi ku isi, ariko igisigaye kibazwa ese biba byaragenze bite ngo uduce nk'utu tubeho? Igisubizo kiragoye cyane kugitanga, kuko buri gace kagiye gafite umwihariko wako, zimwe mu mpamvu zerekeye siyanse n'izindi zerekeye imyemerere n'imihango y'abakurambere. Icyo nakubwira muri aka kanya ni uko wakanda like na subscribe kugira ngo video twazakora yerekeranye n'icyo twamenya kuri aha hantu h'amayobera izakugereho byoroshye. Amahoro.